Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza, nizere yuko uri kugira ibihe byiza. Kandi uyu munsi niba ufite urujijo rw'umukobwa mushobora kuba mumenyanye kano kanya cyangwa se muziranye, uyu munsi ibintu byose birarara birangiye, kuko ngiye kukwereka ibimenyetso 10 gusa. Icya 10 cyo nukibona kuri uyu mukobwa umenye yuko ibintu byararangiye. Ibimenyetso 10 gusa bizakwereka yuko umukobwa akwifuza cyane, bimwe biri ku rwego ruruta 100, ashaka kugira ngo umwegukane cyangwa se mukundane. Uyu mukobwa ntago azibanda kuri bya bintu muri makeya abakobwa benshi birukanyira. Reba iyi video yose uyirangize, nuyirangiza usige comment aho hasi. Ndashaka kugira kandi mbanze nsuhuze umuntu witwa Ishimwe David, kwifuriza ibihe byiza aho uherereye, kandi wakoze cyane gusiga comment kuri channel yacu. Hari amagambo cyangwa se hari ibimenyetso azakwereka muri makeya bizatuma uhita uhumuka amaso cyangwa se umenya yuko agufitiye gahunda, cyangwa se ashaka kugira ngo wihutisha ibintu ntumusige mu makoni, kuko burya abantu baba bari hirya no hino bashakisha. Ariko niba umukobwa yakweretse ibi bimenyetso, nuko yifuza yuko muri makeya umuvana kuri step runaka mwinjira ku yindi. Ikintu kiza kwisonga hano cya mbere uzabona kuri uyu mukobwa ni igihe ubona yuko communication ye itandukanye n'abantu benshi ushobora kuba waraciyeho. So iyo umukobwa ashaka yuko mukundana, communication ye iriyongera cyane. Bivuze yuko iyo ubona yuko ashaka kugira ngo muganire kenshi gashoboka, cyangwa se wamwandikira ukabona yihuse vuba na bwangu guhita gusubiza, cyangwa se wabona yuko ashakisha impamvu izarizo zose zatuma muganira, iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya afite amarangamutima menshi cyane kuri wowe, kandi yifuza yuko muri makeya umuvana muri uwo muhanda. Ikintu cya kabiri ahangaha, nubona umukobwa yihutira gusubiza message zawe cyangwa se gushaka impamvu zatuma mugumya kuganira, iki ni ikintu muri makeya kikwereka kandi kigufungurira inzugi nyinshi cyane, kuko arimo arakwereka yuko ari available kuri wowe. Niyo mpamvu umwanya we awuguhereza uko ashoboye kose, mu kuba ahita asubiza, mu kuba ashakisha n'izindi mpamvu zatuma muri makeya icyo kiganiro cyanyu gikomeza. Niba ubona umukobwa ashaka yuko muhura kenshi gashoboka, cyangwa se aho asaba za rendezvous, bamwe na bamwe barabisaba. Akenshi usanga yuko abasore aribo bakubwira ati ese tuzongera duhure cyangwa iki. Ariko umukobwa niba yaryohewe, umukobwa niba yanyuzwe 100%, uzabona kenshi akubwira yuko ashaka yuko mwakongera mugahura. Aho abicisha mu marenga akubwira ati ese uba ryari off mu kazi, cyangwa se ibizami byawe bizarangira ryari. Donc asukuma amagambo akwereka yuko ashaka kumenya uburyo gahunda yawe imeze umunsi ku wundi, kugira ngo muri makeya arebe niba wamubonera umwanya kugira ngo mugumye mubane, cyangwa se mube muri kumwe nawe 5/5. So iki nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya agufitiye urukundo rwinshi. Umukobwa nubona yuko akwibukije ibintu mwaganiriyeho, ibintu ushobora kuba waravuze ku nshuro za mbere, ibintu bishobora kuba bigufitiye akamaro, ibi bintu ni ibintu abika cyane mu mutima we, kuko azi neza yuko muri makeya azabikoresha nk'intwaro mu gihe kizaza. So nubona yuko atangiye kukugarurira aya magambo wamubwiye, intego zawe ushobora kuba waraganiriyeho, ibintu bifite agaciro ku buzima bwawe, ukabona ko atangiye kubigarura kenshi gashoboka, iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko muri makeya ashaka kugira ngo uvane urwego muriho urushyire ku rundi rwego rwo hejuru, kuko yumva gufitiye amarangamutima cyane. Nubona umukobwa akubaza ibibazo byimbitse cyane, ibibazo bikwerekeyeho, ibibazo
bituma akumenya umunsi ku wundi. Iyo umuntu aziranye n'undi tubaza ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko pay attention cyane nubona umukobwa akubaza ibibazo akenshi bikwerekeyeho, aho ashaka kugira ngo amenye ukomoka he, iwanyu ni hehe, ufite bashiki bawe bangahe, ukunda gukora iki, ibintu nk'ibyo ngibyo bituma akumenya 100%. Iki nacyo ni ikibazo simusiga kikwereka yuko muri makeya ashaka kugira ngo avane uwo mubano kuri level imwe yinjira ku yindi. So paying attention mu gihe bakubaza ibibazo muri makeya biri personnel ni ikintu kikwereka yuko bafite amarangamutima menshi cyane kuri wowe. Nubona umukobwa guhereza compliments, uko uteye, imyifatire yawe, insinzi wagezeho, ibi bintu byose ukabona yuko abikoraho mu gihe ashaka kugira ngo yumve yuko unezerewe cyangwa se ufite ibintu by'ibigwi bitandukanye n'abandi, iki nta kindi abikorera no kugira ngo akwerekeye yuko muri makeya uri totalement different n'abandi, kandi ashaka kugira ngo ubimenye. Muri makeya ni trick dukoresha mu gihe twumva yuko twagukunze kandi twishimiye kugira ngo tubane nawe. Uzabona ikindi kintu ahangaha dukunda gukora nkaho tutabizi muri makeya, nubona umukobwa akunda kuganiriza agaseka, ikindi akakwitegereza mu maso, iki ni ikintu simusiga kikwereka yuko muri makeya nta hantu na hamwe aguhishe. Icyo ashaka kugira ngo urebe nukureba mu ndiba y'umutima we yuko ibintu bimurimo. Akenshi iyo ibintu bitari mu mukobwa muraganira ukabona yuko muri makeya amaso ye ari kure cyane, ibitekerezo bye biri kure cyane, ariko nubona yuko muganira akakwitegereza mu maso, ikindi agaseka, icyo ni ikimenyetso muri makeya kikwereka yuko yageze kure kandi ashaka kugira ngo ubibone kandi mukundane nkuko abyifuza nawe. Ibyishimo bidasanzwe kuba ubona yuko ibintu bimurenze mu gihe muhuye cyangwa se mu gihe muganiriye kuri telefone, ni ikintu uzabona yuko gitandukanye n'abakobwa benshi ushobora kuba warahuye nabo. So umunezero wa hato na hato iyo akubonye, iyo muri kumwe, ukabona yuko akwizinzeho, ashaka kugira ngo yicare iruhande rwawe, ashaka kugira ngo umukoreho, arashaka kugira ngo I don't know, sinzi uburyo nabivuga, ariko icyo nzi cyo urimo urabibona kano kanya, urabona uburyo akwizingaho, ashaka kugira ngo ubone yuko utandukanye n'abandi. Muri makeya iyi ni sinye simusiga ikugaragariza yuko ibintu bimurimo 100%. Uwo munezero ni sinye idasanzwe. Uyu mukobwa ikindi uzabona yuko akwitaho mu buryo budasanzwe, hahandi uhora ubona text message cyangwa se akaguhamagara kubaza ati wiriwe gute, akazi kagenze gute, umeze gute, niba urwaye se, niba hari umuntu se unarwaye uri muri famiye yawe, cyangwa se ikintu icyo aricyo cyose yamenya yuko kitagenda neza cyangwa se kinanagenda neza, uzabona keeping up n'ubuzima bwawe kenshi gashoboka. Wariye, wiriwe gute, akazi kagenze gute, amagambo nk'ayo ngayo uzasanga amuranga kenshi gashoboka, kuko muri makeya arashaka kugira ngo amenye uburyo ubayeho, uburyo umuryango wawe ubayeho. Akenshi niba hari umuntu urwaye cyane muri famiye, aha niho ubibonera ko yataye umutwe, agashaka nze tujye kumusura, cyangwa se niki nakora kano kanya ku buryo wakumva utuje. So ibi nabyo ni ibimenyetso simusiga muri makeya bikugaragariza yuko umukobwa akwifuza, agushaka cyane, yuko utera intambwe ukamwereka yuko muri kumwe nawe. Ikintu cya nyuma ahangaha, umukobwa nubona atangiye gushaka yuko umenya yuko muri kumwe n'ubwo bwose utari wabimubwira, aho ibintu byose atangira kubikusanya, akwereka yuko mumeze nka team, akwereka yuko muri umuntu umwe. Iki ni ikintu muri makeya cyerekana sinye ya nyuma yuko umukobwa
nta kintu na kimwe aguhisha cyangwa se nta kintu na kimwe ashaka yuko utabona, mu kwereka yuko mushobora gufata vacation ahantu mushobora gutemberana ahantu runaka, mushobora kujya kuri picnic ahantu runaka, mushobora guhindura se niba ufite inzu cyangwa se hari ahantu utuye ukabona atangiye kubwira ati nyamara twimukiye ahantu runaka byaba byiza cyane, nakunda yuko twakora ibintu bimeze gutya na gutya. Niba utangiye kubona atangiye kwihuza nawe aho atakiri umwe rukumbi, ahubwo ashaka kugira ngo ibintu byose bigaragarira ahantu hamwe, iki nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko akwishimiye kandi ashaka kugira ngo muri makeya muvane mu nzira. Hari abantu bari aho hanze bakeneye gushakwa, so niba ari kuguha ibi bimenyetso byinshi, please ntumuteshe ntumuteshe ayo mahirwe, kuko ni wowe wenyine yabonye kandi yishimiye kandi yakoze ibi bimenyetso byinshi cyane kugira ngo ubibone muri makeya ntubifishe ubusa. Burya umukobwa wakujeho ni ukuri nta kintu na kimwe aguciyeho, akwereka gusa ibimenyetso nk'ibi ngibi atakujeho kubera yuko ari amafaranga cyangwa se hari ikindi kintu agucaho. Ni ikintu muri makeya ukwiye gutandukanya n'abandi, kuko usanga abasore benshi cyane mubona umukobwa uteye neza, umukobwa ufite ibintu muri makeya navuga yuko sosiyete yibandaho cyane, akaba ari byo ugenderaho. Ibi ni ibintu ukwiye kwitondera. Yego bifite akamaro kenshi maybe kuri stati yawe mu gihe uzaba uri gutemberana nawe, ariko paying attention cyane ku mukobwa ubona yuko yashyize effort kandi iyi effort ye igahoraho mu gihe agushakisha amanywa na nijoro, mu gihe akwereka yuko nta kindi yitayeho uretse urukundo agushakaho, mu gihe akwereka yuko ari proud yawe, mu gihe akwereka yuko agushyigikiye, mu gihe akwereka yuko nta kindi kintu akeneye uretse presence yawe. Uyu niwe mukobwa muzima ukwiye kwegukana cyangwa se guhitamo. So paying attention cyane mu gihe uhitamo umukobwa, kuko biragoranye cyane, kuko abenshi baragenda bakitaka bakigira za marayika aho ngaho, ariko baterekanye ibimenyetso nk'ibi ngibi muri makeya waba urimo urahomba mu gihe urimo urirukanka kuri we. Ikintu narangirizaho ukwiye kwitondera cyane, umukobwa ugukunda by'ukuri ntago azagushyira mu gishyirahiro, ahubwo uyu mukobwa toujours uzasanga yuko ibikorwa bye bihura toujours. Ni byiza yuko ufungura amaso, ni byiza yuko umenya umukobwa ugukunda by'ukuri ukamutandukanya n'abo ushobora kuba wita ko bagukunda nyamara bafite ikindi kintu kihishe inyuma. Niba ibintu rero nari mbafitiye uyu munsi, nizera yuko hari umuntu biraza gufasha. Niba bigufashije umereze thumbs up, ikindi ukore share kuri iyi video kugira ngo ifashe wa muntu wifuza kugira ngo amenye yuko hari umukobwa koko uhari kandi ufite urukundo rw'ukuri, n'ibi bimenyetso azamwereka adaciye hirya no hino. Turi kumwe rero mu yindi video y'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Natasha Kiza. Peace.